Mwaramutse neza nshuti zanjye, abandi muraho mwiriwe neza bitewe n'aho muherereye. Aha ni kuri Star 204 TV, ni kwa Koko wahageze. Mbahaye ikaze kandi ndabifuriza umugisha w'Imana. Niba ari ubwa mbere tugiye kubana, kora subscribe kuri channel yacu ya Star 204 kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byacu byiza bya buri munsi, kuko hano tubagezaho ibintu bitandukanye kandi by'ingenzi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kurota inzuki. Tugiye kubasobanurira inzozi zose zerekeranye no kurota inzuki. Niba warazirose cyangwa wenda ukaba uzazirota, igera hino kugira ngo usobanukirwe n'impamvu y'izo nzozi. Ubundi muri rusange kurota inzuki ni ibintu byiza cyane, ariko nanone biterwa n'uburyo wazirosemo. Kurota inzuki n'ubuki bisobanuye ko ugiye guhirwa muri byose ndetse ukagira n'inyungu mu byo ukora. Reka rero turebe uburyo bwa mbere ushobora kurotamo inzuki, hanyuma tumenye n'icyo bisobanura. Kurota inzuki zikurya bisobanuye ko uzagira amahirwe n'umugisha mu byo ukora, ariko bikazatuma abantu bagukikije bakugirira ishyari. Nicyo bisobanura kurota ubona inzuki ziza zikuzaho ariko zikakurya. Biba bisobanuye ko uzagira umugisha n'amahirwe mu byo ukora, ariko ukazahura n'urugamba rwo kugirirwa ishyari, abantu bakakurwanya kubera uwo mugisha uzaba wakugezeho. Hano rero uzamenye uko witwara, umenye n'abantu mubana bari bo, umenye inshuti zawe, kubera ko mu nshuti zawe haba harimo indyarya cyangwa abakwanga rwihishwa, bakazakugirira ishyari bitewe n'uwo mugisha waba ubonye. Uzitonde rero ubike amabanga yawe neza, kuko hari igihe uganirira umuntu uzi ko urimo kumubwira ibyawe byiza bikunejeje, ariko we bikamutera ishyari, bikaba byatuma anaguhemukira cyangwa akakugirira nabi. Nurota rero inzuki zikurya, uzamenye ko ari iki bisobanura. Uburyo bwa kabiri ni ukurota ubona inzuki ziri gukora ubuki cyangwa se ziri guhova. Bisobanuye ko ugiye kugira umugisha n'umunezero ndetse no gutsinda muri byose. Niba hari imishinga ufite utegura, uzayikore neza, kubera ko mu nzira zawe harimo amahirwe. Harimo amahirwe, harimo umugisha. Ihutire kubikora kubera ko ibyawe Imana ibirimo, igihe uzaba warose ubona inzuki ziri gukora ubuki. Ubundi buryo bwa gatatu ushobora kurotamo inzuki ni ukurota ufite inzuki mu kiganza, cyangwa se kwa kundi inzuki zirunda ku kintu ukabona ziraje zikwirunzeho mu nzozi, zikirunda mu kiganza. Bisobanuye ko ugiye kunguka cyane, mbese uzagira inyungu z'amafaranga menshi cyane. Akarusho niba uri umucuruzi cyangwa se niba witegura gucuruza, kwa kundi umuntu aba akiri mu mishinga wumva ubishaka, uri mu nzira yo kubikora, uzamenye ko uri umunyamahirwe. Kurota inzuki zikwirundaho mu kiganza ni umugisha ukomeye, ni ibintu byiza cyane. Biba bivuze ko mu minsi iza byihuse ugiye guhura n'umugisha wawe, ugiye kugira inyungu nyinshi mu byo ukora. Iki gihe uzishima unezerwe kuko uzaba warose ibintu byiza. Ubundi buryo bwa kane ushobora kurotamo inzuki ni ukurota inzuki ubona zijya mu muzinga wazo. Hahandi inzuki zijyana ubuki bahita mu muzinga. Iki gihe bisobanuye ko ugiye kugira inshuti nyinshi kandi inshuti z'umumaro, inshuti z'umugisha. Murabizi ko kubaho ari ukubana, kandi kugira inshuti ari bwo bukungu. Iyo ugize umugisha rero ukagira inshuti nziza kandi z'umumaro, urahirwa cyane. Aha rero kubona inzuki zijya mu muzinga bisobanuye ko ugiye kugira inshuti nyinshi kandi nziza, ndetse zizakugirira akamaro mu buzima bwawe buri imbere. Noneho kurota ubona inzuki zijya mu ndobo, ukabona indobo irateretse, ukajya kubona ukabona inzuki ziraje zirunzemo, nabyo bisobanuye ko ugiye kugira inyungu nyinshi z'amafaranga mu byo ukora byose. Ugiye kugira umugisha
kuko inzuki ni ubukire, ni ubukungu. Iyo rero zirunze mu kintu uzireba, uzamenye ko mu buzima bwawe hari umugisha, hari amahirwe. Ubundi buryo bwa gatanu ushobora kurotamo inzuki, ni ukurota ubona wica inzuki, wowe ukabona zari zibereye nk'ahantu ukazikubita ukazica, cyangwa n'ubundi buryo bwose wabibonamo ariko ukabona urimo uzica. Ibyo ni ikimenyetso kibi cyane, ni ikimenyetso kibi kuko bisobanuye ko ugiye guhura n'ibibazo byinshi kandi ari wowe ubyikururiye. Ni ukuvuga ngo mu buzima abantu bahura n'ibibazo bitandukanye, ariko hari ibibazo ujya kubona ukabona birakugwiririye, ukabona nta ruhare na rumwe wabigizemo, ariko hari n'ibindi bibazo umuntu agira ari we wabyikururiye bitewe n'amakosa ye, bitewe n'amahitamo ye mabi, bikaba byamugeza ahabi. Aha rero nurota ubona wica inzuki, uzamenye ko ugiye guhura n'ibibazo kandi ari wowe wabigizemo uruhare. Biragusaba guhindura imyitwarire, haba mu kazi ukora, haba uko ubanira abandi, haba uko ufata abantu bagenzi bawe, uhinduke kugira ngo utazahura n'igihombo cyangwa ukagira ibibazo bitewe n'uko wabaniye n'abandi, ndetse ukaba wanagira imyitwarire igutandukanya n'inshuti zawe kandi z'ingenzi, ukaba wikuyeho amaboko, bityo bigatuma ugira ibibazo kandi ari we wabyikururiye. Hanyuma kurota inzuki zapfuye ariko utazi icyazishe, ukazirota ukajya kubona mu nzozi ukabona inzuki zapfuye, nabyo si byiza. Bisobanuye ko ugiye gutakaza umuntu wawe wa hafi, cyangwa se ugiye guhomba ibintu byawe by'agaciro. Ni ukuvuga ngo uragiye usanze inzuki zapfuye, ntabwo uzi uwazishe, ndetse nawe si nawe wazishe. Ni ikimenyetso cy'uko ugiye gutakaza ibintu byawe by'agaciro cyangwa se umuntu wawe wa hafi. Iki gihe uzasenga Imana igufashe, igukurireho ayo makuba n'ibyago kugira ngo ubuzima bwawe buzakomeze bugende neza. Ubundi buryo ushaka kurotamo inzuki, ni ukurota inzuki zikugwaho rumwe rumwe, ukajya kubona ukabona uruyuki rumwe ruraje rukuguyeho, urundi rukaza rukakugwaho, kandi urabizi ubundi zigendera hamwe ari nyinshi cyane, ariko iyo ubona haza rumwe rumwe bisobanuye ko ugiye kugira inshuti ziza buhoro buhoro, cyangwa se amahirwe aza buhoro buhoro, ukabona ibintu biraba byiza, ariko hagati y'icyiza n'ikindi hagacamo akanya, hagacamo umwanya, ukajya kubona ukabona ibintu byiza birimo kugenda biza buhoro buhoro, n'inshuti nziza z'umugisha nazo zikagenda ziza. Iki gihe uzamenye ko mu nzira yawe harimo umugisha, ariko uzaza buhoro buhoro, ndetse n'inshuti zikagenda zikuzaho buhoro buhoro. Hanyuma niba wari waratawe cyangwa ukangwa n'abantu, bijya bibaho ukagera igihe rwose abantu bakakwanga utazi ikintu baguhora, bishoboye ko baba barabaguteranijeho, cyangwa se nyine akaba ari nacyo gihe uhagazemo, kuko ibyo bihe bijya bibaho. Ubwo rero nurota ukabona uruyuki rumwe ruraje rukuguyeho, urundi ruraje rukuguyeho, uzamenye ko abantu wari waratakaje bagiye kugenda bakugarukira buhoro buhoro, ubuzima bwawe bukongera bukaryoha. Ni ahangaha dusoreje rero kubasobanurira inzu zigendanye n'inzuki. Niba hari izindi nzozi wifuza ko twagusobanurira, watwandikira muri comment kugira ngo turusheho kubashakira ibisobanuro byazo, tunamenye ibintu mwifuza ko tubabwiraho. Mwakoze cyane rero, Imana ibampere umugisha. Mwibuka gukora subscribe ku bashyashya, kubo tubanye bwa mbere, abasanzwe muri inshuti zacu z'akadasohoka, namwe Imana ibahe umugisha, kandi mujye mutubwira n'ibindi twabakoreraho, ndetse mukore like, mukore comment, munasharinga ibi biganiro byacu niba biba byabashimishije, kugira ngo abantu benshi bamenye ubusobanuro bw'inzozi n'ibindi byiza byinshi tubagezaho. Imana rero ibaduhere umugisha. Bye.